Abakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Nifurije kugira mu gitondo cyiza. Tugiye gusangira amasomo matagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yateguriye. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cya Esitera. Umwamikazi Esitera yari mu cyunamo gikomeye, nawe ahungira kuri Uhoraho. Atakambira Uhoraho Imana ya Isiraheli agira ati: Mana yanjye, mwami wacu, nta wundi nkawe, ntabara, dore ndi jyenyine, kandi nta wundi wangoboka atari wowe, kuko ndiho nishyira icyago. Kuva mu buto bwanjye, abo mu bwoko bwa data bambwiraga ko ari wowe Nyagasani wahisemo Isiraheli mu mahanga yose, n'ababyeyi bacu bahitamo mu bakurambere babo bose ngo bakubere umurage ubuziraherezo, kandi ko warangije ibyo wababwiye byose. Ibuka Nyagasani, wimenyekanye muri iki gihe cy'amage turimo, nanjye umpe ubutwari, wowe mwami w'imana zose, ukaba umugenga w'abafite ubutegetsi bose. Mushyire mu minwa imvugo iryohereye ningera imbere y'intare, maze utere umutima we kuzinukwa uturwanya, ku buryo azarimbukana n'abafatanyije nawe. Twebweho ukuboko kwawe kuturamire, untabare ndi jyenyine, nta wundi ngira atari wowe Nyagasani. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Uhoraho, umunsi nagutakambiye waranyumvise. Uhoraho, ndakogeza n'umutima wanjye wose, ndakuririmbira imbere y'ab'ijuru bose. Pfukamye nerekeye ingoro yawe ntagatifu, maze nogeze izina ryawe. Ndagusingiza kubera impuhwe zawe n'ubudahemuka bwawe, kuko warangije amasezerano yawe, bigatuma ubwamamare bwawe burushaho kugaragara. Umunsi nagutakiye waranyumvise, maze urampumuriza unyongerera imbaraga. Indyo yawe ituma nsinda. Uhoraho azankorera byose. Uhoraho, impuhwe zawe zihoraho ubuziraherezo, ntuzatererane uwo waremesheje ibiganza byawe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati: musabe muzahabwa, mushakashake muzaronka, mukomange muzakingurirwa. Kuko usaba wese ahabwa, ushakashatse akaronka, n'ukomanze agakingurirwa. Mbese ninde muntu muri mwe umwana we yasaba umugati akamuhereza ibuye, cyangwa se yamusaba ifi akamuhereza inzoka? Niba rero mwebwe n'ububi bwanyu muzi guha abana banyu ibintu byiza, so uri mu ijuru azarushaho ate guha ibyiza abamusabye? Ibyo mwifuza ko abandi babagirira byose, namwe mubibagirire. Ngayo amategeko n'abahanuzi. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, turi mu gihe cyiza cy'igisibo. Ni igihe kitwibutsa ko tugomba gutakambira Imana, ko tugomba kuyiragiza, ko tugomba kuyitabaza muri byose, nayo ikadutabara, nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere dukura mu gitabo cya Esiteri.
Gutakambira Uhoraho twizeye gutabarwa nawe nibyo tugomba kugambira muri iki gihe cy'igisibo kidufasha kurushaho kugarukira Imana, kuyikunda ndetse no kuyikundisha abandi. Imana rero niyo itugoboka igihe cyose twugarijwe n'ibyago kandi ikimenyekanisha. Uhoraho ni we uduha ubutwari kandi agashyira mu minwa yacu imvugo imwubahisha kandi iduha gutsinda, imvugo idutsindira ikibi, imvugo ituma duhangara ibyago kandi tukabitsinda. Uhoraho ni we mugenga, tumusabe aturamire, tumusabe adukize kandi atwigarurire, maze atere imitima yacu guharanira gukora icyiza n'ikiboneye. Kimwe nka Esitera, tumenye gutakambira no gutabaza Uhoraho tumwizeye, tumusabe adushoboze ibyatunaniye, adutsindire ibitugusha, aturamire igihe twugarijwe n'ibyago, amage n'amakuba, igihe turi mu bibazo by'urudaca ndetse by'urusobe. Tujye twibuka kurangamira Imana, tuyirangamirane ukwemera, tuyitabaze, kuko izahora iteka ituramira, iturwanaho kandi iturwanirira. Twirinde kuba abanyamwigendaho, ahubwo duhore iteka dushyize amizero yacu mu Mana, yo idahwema kutuba hafi no kutugaragariza ubuvunyi bwayo. Yezu Kristu aradushishikariza gusaba, gushakashaka no gukomangira Imana, gushakashaka Imana ndetse no kuyisaba byose. Tukayisaba nk'abana twizeye ko iduha nk'umubyeyi, ikaduha itatugerera, ikaduha ibidukwiye, bidufasha kurushaho gutera intambwe nziza mu bukristo bwacu, gutera intambwe nziza mu kuyikomeraho. Imana ni umubyeyi kandi ni umubyeyi uduha ibyiza tumusaba. Ese tuzi gusaba? Ese iyo dusaba dusaba ibyiza? Ese iyo dusaba dusaba ibikwiye? Ese iyo dusaba twizeye ko duhabwa ibyo Imana itubonera bikwiye kandi bidufasha kurushaho kuyikomeraho? Ibyo twifuza rero ko abandi batugirira byose, natwe tujye tubigirira abandi. Twifuza ko abandi badukunda, natwe twihatire kubakunda. Twifuza ko batuvuga neza, natwe twihatire kubavuga neza. Twifuza ko babona uruhande rwiza rw'ibitubaho n'ibyo dukora, natwe duhora iteka dufunga amaso ku ntege nke zabo, duharanire kubona icyiza bakoze, tugishyigikire kandi tugiteze imbere, kuko natwe tuba twifuza ko babitugirira. Twifuza ko abandi baturebana impuhwe, natwe twihatire kubarebana impuhwe, twihatire kubarebana imbabazi, ndetse twihatire kubarebana amaso n'indoro y'urukundo, kuko twifuza ko natwe batureba. Ubundi akenshi twifuza ko abandi batwitaho. Iki gihe cy'igisibo twihatire natwe kubitaho, tubagirire neza nk'uko twifuza ko batugirira neza. Ngicyo icyo Yezu adushishikariza, kandi kidufasha kurushaho kuba indahemuka ku mategeko y'Imana no gukora ibinyura Imana, kuko tuba dukora ibyo ishaka. Nk'uko natwe twifuza ko abandi badutabara, twihatire gutabara abandi, kuko twifuza ko twahora iteka tubafite hafi. Natwe igihe cyose badushatse batubone, igihe cyose badushatse babone ko turi kumwe nabo kandi twifuza kubafasha nk'uko natwe twifuza gufashwa nabo. Iyi vanjiri nivugurure imitima yacu, ivugurure imigenzereze yacu, bizadufasha kubaho twubaha Imana, kubaho dukurikiza amategeko yayo, kubaho twumva ibyo abahanuzi batubwira. Nibyo koko birakwiye ko twahindura ingendo, ko twahindura imigenzereze yacu mibi, tukarushaho gukora ibyiza twifuza ko abandi badukorera, natwe tukabikorera abandi. Igihe cyiza nk'iki ngiki duhawe kitubera impamvu yo kumenya neza ibyo abandi bashaka, kandi natwe twifuza ko badukorera. Bityo tubikorane umutima unyuzwe, umutima wifuza kwigurira n'Imana, umutima wifuza gukora icyiza no kwanga ikibi. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose kandi akaba na Nyirimpuhwe, nabaho umugisha, abarinda, abakomeza abiteho, abaha amahoro. Imana Data
na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.